akamurindagiza akamugura abaje buguzi barahari umuntu akamburwa inzu ye akamburwa isambu ye ikagenda ariko niyo nkubwe abateye bato bose umusore atenda umukobwa akamutata nta ubizi nta nubwo binandeba umwana akarira mu myotsi umwana akabaho nabi akajya gushaka handi abyara hanze agacyuza n'ubukwe yataye umwana urumva ibyo byose biteye Imana agahinda kuko amarira yabaye ageze Imana mu matwi ibi byose ari utabaye umugome utabaye n'utabawe Imana yangu ngo bagiye gusitara bose bazagwa ntawe uzarokoka niyo mbwira abantu barushye n'abaremerewe abantu batakambye hanze aha abantu bararushye abantu barababaye bazi ko ntawe byitayeho ariko Imana mu ijuru irabireba ntawe uzashiceka uramutaye ese ababyeyi bo mwana ugira ngo bafite amahoro bafite agahinda kenshi cyane uramutaye ntandeze urimo gutanga ariko Imana yambwiye ngo uzaboneshana wa musore we utenda ukigendera nta mahoro uzabona niyo wajya kubyara abana hanze ni umuvumo gusa aba bana nta mahoro bazabona ni umuvumo kuko umuvumo kuriho umbuka n'imizi yawe yose Imana izaguca ku ntebe kuko yakuyeho Nebukadinezari akajya kwisha mu ishyamba Yesu ashimwe Imana tugirire neza kuko ibi bintu bibaye byinshi cyane mu isi bibaye kujyana kure cyane nubwo ku isi yose byinshi mbonye abantu benshi babaye mbonye Imana imbwa guhuza abantu ngo guhunga ni kuzashobokera abanyambaraga uwo muntu umunyambaraga afite intebe isinya haleluya afite kashateraho azi ko nta wamuvuguruza kandi Imana yaramwemeye ariko kakubwiza ukuri nubwo bakunomye wa mugabo we nubwo bakunomye ubwo busambo n'ubugegera bwawe n'ubujura n'ubugome ufite ntabwo uzarama aho hantu kandi uzanagenda nabi ndaye nkuteguza yuko utazamara kabiri nunamara kabiri ariko uzagenda nabi kandi uwo muvumo ukuriho n'abawe bose kuko babaje abantu benshi amarira ya benshi ari hanze aratakamba abari abana umubyeyi wirukanye afite babwire yuko bakobwa mufite agakiza mwihangane kwambarira iminwa mureke ba shefu mubatega amatego y'amaguru yanyu ayo maguru twasomye hano ngo ni inyama n'amaraso s'umwuka aya maguru yagwinyo kankubwiza ukuri kandi n'ugwinyo shefu ntazaba hari uzaba uri wenyine Imana ikujugunye none hiro murokoreho ufite ibyago bikomeye cyane abisi bo barabyemerewe ariko nabo niyoza ko bahura n'ibihano ariko nibura n'uwisi kumupagani kuri mugenzi we umupagani ibyo nta kibazo bazagwira hamwe ikisho byatubwiye ngo bose ngutabaye n'utabose bazasitara ngo bazunama bazashinga amazuru urumva Yesu Imana igivugiye ubugambanyi ni bwinshi mbese ibigusha abantu n'iminenzi zawe ni byinshi n'ugusenga kandi mu by'ukuri n'uguseberana no gukomeza bene data apana mu isengesho gusa no kumwegera ukamukomeza ahantu bazabonesha n'abacamanza bazabona abashumba bari umuhamagaro mugerageze guhagarara neza mugerageze kandi gushumba neza mwanga ibizira kuri podium yanyu mukoreho ibizira kandi Imana bafashe kandi umuntu nabagira inama y'ikintu yabonye mujye mwihangana mu cyumvire wenda niho Imana yashinye kunyuza nubwo uri umushumbuka ufite umwuka wenda wera mwinshi n'ubuhanuzi bwinshi kuruta wa muntu ariko nimwumvire nubwo muzabona ingororano nziza kuko mushobora kuba mubitse ibintu mutazi by'umwanda mutazi aho ufite ubushobozi ariko akarindagiza umuntu w'umukene kugira ngo munyage isambu urumva amunyage isambu mwene wabarara nabi azi ko ashonje ari amaraso ye bagenzi banyu ntabwo uzagira amahoro ibyo Imana irabireba ngiye n'ikintu Imana yambwiye guhumuriza abantu mbona mpumuriza abantu mitima bababaye kandi bakiri batoya yambwira abantu bakiri batoya abahemukiwe na banyerume na base wabo na banyina wabo n'abaturanyi bamere abantu barashabuye hanze ahangaha abantu barabaye urumva yeje no mu rubanza bakeneye kwambara neza bakeneye guhitinga urumva bakeneye hiti rero navuga ngo bene data muhitinga muzi ko muzapejo ukajya muri gehenomu
Gihe no birasamye icyo nabagiraho inama ni kimwe umusaraba niwo bendera cyacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza. bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka tubasuze kandi twifurize amahoro y'Imana, twifurize ineza y'Imana ndetse n'imigisha itangwa n'Uwiteka Imana. Aho muherereye hose rero mu bice bitandukanye by'isi, katuvuge ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, mwese turabasuje kandi twifurije ineza y'Imana. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, wumva ibihe urimo bitameze neza, humura, imbaraga z'Imana ziracyakora imirimo n'ibitangaza, kandi uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko ari, aracyakora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi urababaye, uyu munsi ntabwo uri wishimye, ariko ejo bizagenda neza, ejo uzishima. Kuko ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nawe wavukiye kwishima, ejo uzishima. Icyambere no kugirira Imana icyizere, ariko kandi nawe wumva bimeze neza, uri gukora bigakunda, wumva ubuzima bugenda neza nta kibazo. Ibyo ntibibe impamvu yo gutera Imana umugongo cyangwa se gusuzugura Imana, ahubwo bibe impamvu yo komeza kuyubahisha ukoresheje ibyo yagukoreye. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu, nagusuzaga kandi nkwifuriza umugisha w'Imana. Ndi kumwe n'umubyeyi rero hano tudaherukanye, duherukana kera cyane, ariko kandi nshimye Imana ko imucira inzira akaba yongeye kuboneka, agasanga turi bazima nawe ari muzima. Reka mvuge ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka muhe ikaze rero kandi turagusuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni amahoro? Ni amahoro, ndashima Imana. Meze neza? Bitonze cyane. Yego. Iminsi myinshi mama. Ya, iminsi myinshi. Twaraburanye. Mu bugingo. Ubugingo bumeze. Ajya umuntu isi murushya. Ubugingo bwahungabana. Ubugingo ameze ate rero? Ubugingo yanjye meze neza. Yacyameze neza. Ni uguhozaho. Iyo urangaye gato Satani akurura. Dufite ikibazo muri no minsi, abantu turi kwita ku mibiri cyane, tukita ku bifatiko cyane, ariko umuntu witwa bugingo ari gupfa, ari kuranuka. Ni ukuri, byo kuvuga ni ukuri. Niba musigaye mbazana nawe namaza, yego ndabona ko meze neza nta kibazo, ariko se bugingo ameze ate? Ibyo uvuga rero nepo ni ukuri. Iyi si irakanda umuntu akababara. Yego. Yamubabaza suko yawe ko Imana ikora, sinuko yise atamuzi. Aho gupfa uyu munsi natejo. Akemera agacumura. Agahemuka. Akemera agahemuka. Akamwita guhemuka in fact, no guhemuka. Ariko ni ukuri, njye simbakiraho iteka. Ahubwo tujye tubasengera. Iyi si nta muntu utaca intege. Irashoboye pe guca iyi si, irabishoboye cyane. Ariko icyo nasaba ni amasengesho yabera no gusabirana. Nta muntu uhagaze utabasha kugwa n'umwe, nta uhari. Buri muntu yagwa, buri muntu yageragezwa. Ariko Imana iturengere kandi dusabirane. Mwene so nagwa we kumurahira itaka, ntabwo umusengere. Kuko nawe ejo wagwa. Nubwo utanagwa, ariko mu mutima wawe uzi ko ibyakugushaga bihari. Ibyabasha kukugusha bihari. Aho ukihangana. Intambara ni nyinshi, kugambana ni kenshi mu isi, ubugome ni bwinshi, mwene so yaguhemukira ukababara, mu mutima ukahagambira kumwanga cyane, ukumva wanamusengera nabi, ubwo se ntuba waguye. Ariko ni ukuri Imana iturengere kandi dutabare kugira ngo dukomeze guhagarara, kandi na bene data tubasabire abo tutazi, ako ni benshi. Hari abo tuzi n'abo tutazi. Ariko abantu bararushye muri iyi minsi, isi irimo irakanda cyane. Ibiciro birahenze ku isoko, ubukene ni bwinshi, ubugambanyi ni bwinshi. Mbese ibigusha abantu n'iminenzi ni byinshi. No gusenga. Kandi mu by'ukuri no gusabirana, no gukomeza bene data. Apana mu isengesho gusa, no kumwegera ukamukomeza, yakwemerera mugasengana, wamusho bitanu ukamuhaho, bitatu mukabigabana, kugira ngo ubuzima bukomeze, dufashanye mu rugendo. Kuko igihe umuntu anamurwa n'inzara, niba ufite bitanu, muyeho bitatu, cyangwa 500. Niba ufite agafuka k'umuceri mu rugo,
iyo turi muhe yose nawe agenda abeho Mm. nibwo ubuzima ubundi ukwiriye kubaho. Yego. Hanze mu isezerano rishya ngo uko abakera bagabanaga ibyasanyaga ibyabo ntawasonzaga kuko inzara iraryana, umuntu yahemurwa n'inzara, yahemurwa n'uko abana batariye. Ntabwo uzi uriya mugore Aburahamu inshoreke Aburahamu nindi wa wundi Hagari, Hagari. ntabwo uzi ko umwana agiye kumupfira mu maso akamushyira kure ngo apfa atamureba. Inzara n'imbi iraryana, kandi kubona umwana wawe wenda gupfa n'irindi shyano. Umuntu yahemuka kubera umwana we. Ariko niba umuzi wimusengera gusa ngo namukomeze gusa ngo ntorera muhe kucyo ufite, niba bavuga umuceri muheho, niba amafaranga muheho, musangire ubuzima bukomeze. Ntabwo Imana yebeye ko turi mu bintu bikomeye cyane, icyo ushaka nuko dusangira. Ariko se ibyo ngibyo ndi kubyumva, ese biba impamvu y'uko dushobora gutera Imana umugongo tukanzanya, kuko uyu munsi dufite ikibazo izina umurokore byabaye igitutsi kamwe muri sosiyete. Uraka serivisi avuga ngo ndi umurokore n'uwari ugiye kuyivuga akahita avuga ati nimba uri umurokore nta serivisi nyiguhaye. Kwitwa umurokore urakoze, icyo kintu maze iminsi nkitekerezaho. Niba njye muzi cyagezeyo, mfite umwana wanjye wari utarakizwa ariko agakunda Imana, tukajyana gusenga, njye nepfe n'imodoka akantwara, akunze hano hose bakunda kudrivinga, akangeza ku rusengero tugaterana tugatahana. Aza kubabazwa n'ikintu cy'itorero ryakoze. Noneho abona ukuntu najyaga ntanga amafaranga mu itorero nitangira ibintu byinshi. Agiye kubona abona ukuntu itorero rishoje, aravuga ati mama ni gute itorero wajya ushyira hasi amafaranga ukayabara ukanyereka icya 10 ayibi n'ibi nayo ntabirekaga. Ariko ngira ngo batazasaba ibintu birenga ntafitiye amafaranga, njye nkabereka nkasasa hasi nkabereka. Yego. Ariko abonye ukuntu itorero ritujugunye risenyutse, nako si no kutujugunya, nibwo ryarasenyutse. Iyo ntabwo ryatujugunya kuko turabi Imana, ntabwo turabi itorero. Arababaragira agahinda ko yatarakomera, ariko nange narababaye. Ntabwo umuntu w'Imana yabona ibintu bisenyuka ngo yishime. Ibyo si ibyo gusa. Muri iyi minsi hari umuntu umuvana nakwita ngo ni umurokore cyane, wanyinjiyemo cyane, ndamwizera, wampumukiye n'abana banjye bamuzi, kuko buryo iyo ufite umuntu muziranye cyane n'abana bamuzi. Araduhemukira cyane. Uwo mwana yongera kugwa kubabara kuko ntaranakizwa, ariko akundaga Imana kandi agenda ku Mana yanjye. Abati mama Imana y'abarokore ibaheshye. Ubwo abati ntabwo ngewe numva iyo Mana yinyishaka. Abarokore barahari se cyangwa nzishakira yanjye Mana? Namubwiye nti ishakira yawe Mana. Buri Imana yakanaka kuko bura n'ubundi bashobora kuba batari bahagaze cyangwa se baratsinzwe. Ariko Imana irahari. Urumva ko mu rugendo hari abantu babuze abandi kwinjira. Yego. None rero bizagenda bite? Uwumva biravuga ngo uwumva ngo wize ngomba ko ajye ahagaze irinda atagwa. Murakora iki murarwana urugamba gute kugira ngo murebe ko mwakura iki gitutsi iryo zina ku burokore byongera isubirane umwimerere waryo? Mwebwe mu cyumba ko mugifite inzira zigana Siyoni, mu cyumba mugifite agahinda kibiri kubera kuri kwica bene wanyu, reka tuvuge gutyo. Ntabwo nzi ikintu nakora jewe by'umwihariko nk'umuhange ku bantu benshi, ariko icyo nakora ku buzima bwanjye nuko nagerageza kwera imbuto zishoboka giye nk'umuntu nkanjye. Kandi no duhuye muri boundaries zanjye mubyo mbasha kugeraho nkabasha kubitunganya. Yego. Kuko nzi ko ibyisha abantu ari byinshi, njye nkabyirinda cyane ko tunabizi noneho tunayibona. Abantu batandukiriye, abantu barakora ibintu biteye ubwoba, abantu barifotoza bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ukabona ko byose noneho wowe wagerageza kurinda umupaka wawe. Nabo basha kugeraho, nabo basha guhura nabo ukabona imbuto nziza, no mukaza aho ukora, no mwitora aho usenga, ukirinda ibyagusha abandi. Yego. Ese kwera imbuto gusa birahagije kugira ngo ivugabutumwa ryawe rigere kure rigere kure? Kuko ndi kwibaza nkavuga turi gukora ivugabutumwa mu madini atandukanye, hari gukorwamo ivugabutumwa buri munsi, abantu barigisha, abantu bakabatizwa, ariko ugashaka guhinduka mu bantu ukabibura. Harakorwa iki kugira ngo ivugabutumwa muri gukora cyangwa se turi gukora rinahindura abantu
b'abantu bazima bashimwa na Yesu ndetse bashimwa na sosiyete. ntabwo njya nkikizwa navuye mu maporoso nirukanka nta n'umuntu wambwirije nshaka Imana nk'uwayitaye ndi mukuru ariko ntangazwa n'ukuntu ariko narimenye Imana kandi nari maze igihe kinini ndi umuporoso maze gufatisha mu itorero mbona ubwiza bwa Mwuka Wera mbona ubwiza bw'Imana aho nza gutangazwa nuko noneho babone nizeraga jewe nakabaye nkomereraho nza gutangazwa n'ibintu bakoze bibi birambabaza noneho ndarondogora hakana wabonye biriya none se tumbwira pastor ibi nibi none se tumbwira ko ibi nibi bitameze neza noneho ukajya naho uvuga noneho ikintu mbonye ko nyibonye kuri pastor wanjye no nkora iki pastor wanjye wenda muhana gute ndamubwira gute ko mutinya ibintu bigapfa bireba ukibaza no ibintu bigana Imana ninjye warindagiye wenda utazi amahame utazi ndimo ndakomeza ibintu bidakwiye gukomezwa ariko ndagira nkubwira yuko kwera imbuto ubwabyo ni byiza ariko no guhanura abantu ni byiza kandi abantu bakemera impanuro muri iyi minsi mw'itora nta mpanuro zikemerwa uhanura umuntu ahubwo umunyabyaha kuvogera abantu urumva kubataka abantu mu mudendezo wabo kumenyera abantu kukomeretsa abantu ubabwira ibidakwiriye wenda babonye bitari byiza bagasanga barenze umupaka rero ntabwo byoroshye urugendo turimo ntabwo rworoshye twinjiyemo niyo mpamvu n'abatararugiyemo bamwe bavuga ati nzabaho ntajya mu rusengero nzibera mwiza ndi hanze ko mu rusengero ni amakimbirane yego ariko numva niho Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera ndakeka nuko gukomera nuko aba ari ibintu byaguca intege yego icyo cyerekana ko umuntu yakomera hari ibyakamuca intege ariko bitewe n'Imana amenya agakomera kandi ikindi nakubwira nuko ntabwo abantu bose baterana ariko Imana ibemera nta nubwo ushinzwe kugira ngo wemeze abantu bose Imana ukora icyo ugomba gukora wowe Imana izi imitima y'abantu nize aho bava n'aho bajya nize uko icyo imitima yabirimo wowe ukora icyo ushoboye ubundi ukigendera yego reka tugushimire ku gice cya mitwe turi kugana ku byo twaganiragaho kandi byose n'ibidufashanyiriza muri kutuzanira ibyiza no gufasha abantu mu buryo butandukanye cyangwa se mu mpuguro zitandukanye. Reka tugushimire cyane tugose rero naho dusenga Imana kugira ngo twinjire mu gice cya kabiri cy'iby'Imana yagushyize ku mutima ibyo tuganira. Ibi ngibi byari ibyo numvaga nagiye tuganireho ariko reka twinjire mu gace kake. Reka dusenga Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka ubereye mwiza abagutegereje bose uri mwiza kandi ntawe ukwiringirwa kuba n'isoni. Dawidi yavuze ngo nari umusore ko ndashaje ko ntabwo nigeze mbona umukiranutsi yaretswe. Dushimye Imana ko yarinze ubugingo bwacu ndetse n'imibiri ikangiye kuduza turi bazima izina rye rihabwe icyubahiro. Muri kano kanya rero twinjiye muri gahunda y'ikiganiro tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku byahembura abantu. Twe ntabwo twamenya iby'imitima y'abantu ishaka, ntabwo yashobora kumenya iby'ubugingo bw'abantu bushaka, ariko rata turinginga Mwuka Wera kugira ngo amuhangeho cyane, imbaraga zishobora byose zimubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze ruhanga, reka avuge abwirijwe na Amina, avuge abwirijwe nawe. Mwuka Wera w'Imana namuhangeho cyane, imbaraga z'Imana zimugote, igitinyiro cy'Imana kimugote mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mana muhagaraho, mukomeze cyane, agiye kurangurura abwira amahanga, abwira isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Reka abantu bumve, nibamara kumva bumvire mu izina rya Yesu. Reka ibyo agiye kuvuga bibihembura abantu, bibikomeza abantu, bibasubiza ku rufatiro mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'Imana namuhangaho cyane, natwe duye kumva no kumvira, duteshe
twatesheje agaciro imbaraga z'umwijima zose byamuvangira byose tubitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo bitavuga Imana tuyifashe mpiri duhamagaye imbaraga z'ijuru duhamagaye umuriro w'Imana kugira ngo abane nawe urakoze kugiye kubana nawe nkuko ugabwa umukoresha niyo munsi ugiye kumukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo amen ni karibu ya mwakoze amen ndashaka ko tuganira ijambo umutwe w'ijambo bavuga ngo ikiganiro tugiye kuganiraho bavuga ngo Imana izahana amahanga arenganya Isirayeli ni wo mutwe tugiye kuganiraho kandi nkababwira abantu barengana ntimukomere kuko Imana izabatabara. Aravuga ngo yoweri igice cya 4 cyo ku murongo wa mbere bavuga ngo nuko dore muri iyo minsi no muri icyo gihe ubwo nzagarura abajyanwa ari imbohe y'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu nzateranya amahanga yose nyamanurire mu gikombe cya Yoshafati niko nzabaciraho urubanza bw'ubwoko bwanjye bw'umwandu wanjye Isirayeli abo batataniye mu mahanga bakigabanya igihugu cyanjye kandi bafindiye ubwoko bwanjye bagurana umuhungu maraya n'umukobwa bakamugurana inzoga kugira ngo babone ibyo kunywa. Haleluya amen. Iri jambo ngira ngo rirumvikana cyane. Aya mahanga yafindiye ubwoko bwa Isirayeli. Imana ijya yemera ko abantu bajya mu gihano nk'uko Imana neza yigize kugira ngo abise abatoye Babuloni ariko ntago Imana ibigira ngo ababaze nk'uko bakwiye ko yababaje ababaza ariko ngo bagenda bafinda ubwoko bwa Isirayeli barabufindira babagurana maraya umuhungu bamugurana maraya n'umukobwa bamugurana inzoga kugira ngo babone ibyo binywera. Iyi si niko itwaye abantu muri iyi minsi isi irimo kubabaza abantu muri iyi minsi. Hari abantu yewe maze iminsi ndeba mu by'ukuri umuhamagaro wanjye Imana yampaye niba ariko nabayeho ngira ngo muri uyo muntu iyo abayeho uri umugabo utagira umugabo n'urugero kambivuge ufite ukuntu urwana n'ibintu byinshi mu rugendo muri urwo rugendo ugenda uhura n'ibintu byinshi cyane kurera abana ukabakuza nawe ubwawe kwitaho n'ibintu byinshi ugenda ubona abantu babaye njye nibaza ko ari Imana yampaye iyo minisiteri ni kugenda yita no kwita ku muntu ubabaye niyo mpamvu Imana nshije mu bintu bikomeye kugira ngo njye menye abantu babaye. Njya mbwira Imana hose Imana ko njye nta butunzi mfite bwafasha abantu babaye ngomba kukusanya mbashyire ahantu hamwe kuki ibintu guhisa ku mutima cyane ariko nuko nabisanze ntabwo nabihindura. Hari abantu babaye benshi ubwoko butandukanye nakubwira ngo hari abantu babaye ubwoko butandukanye impande zose z'igihugu ni ukuri mu itorero mu gihugu hasanzwe mu buzima busanzwe abantu barabaye. Njye nkambwira ngo umuntu urenganya abandi hari ahantu bavuga ngo muri Yesaya 31 umurongo wa mbere Yesaya 31 umurongo wa mbere bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa kwitabariza bakiringira amafarashi bakizigira amagare kuko ari menshi kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane maze ntibite ku wera wa Isirayeli kandi ntibashaka Uwiteka. Ariko rero nawe nawe azi ubwenge Uwiteka azateza ibyago kandi ntazivuguruza ahubwo azahagurukira inzu y'inkozi zibi n'abakiranirwa babatabaye. Kandi rero abanyegiputa si Imana ni abantu gusa n'amafarashi yabo si umwuka n'inyama gusa maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko atabaye azarambura ukuboko utabaye azasitara kandi utabawe azagwa nuko bose bazashirira hamwe. Uwiteka arambwiye yego hari ukuntu abantu b'isi muri iyi minsi na kera kose ariko niko byari bimeze bababaza abakene babaza umuntu wese babona ko adafite ibyo kwivugira maze ba wundi ufite ubushobozi
ubwo gutanga rusagura umukene akamugura pe akamuheza. Abantu baguze abana babere ba nyirarume, baguze abana babere ba se wabo. Mu Rwanda byabayemo nk'abantu barokotse, umuntu agatwara isambu y'abana arera akayibatwara, urumva abana bakabaho nabi, bakabaho nk'abaja kandi bafite isambu y'ababyeyi babo. Umuntu aburana n'undi akamurindagiza, akamugura, abarya buguzi barahari, umuntu akamburwa inzu ye, akamburwa isambu ye ikagenda. Ariko niyo nkubwiye abateye batyo bose, umusore atenda umukobwa akamuta ati ntawubizi, nta nubwo binandeba, umwana akarira mu myotsi, umwana akabaho nabi, akajya gushaka ahandi abyara hanze, agacyuza n'ubukwe yataye umwana, urumva. Ibyo byose biteye Imana agahinda, kuko amarira yabaye ageze Imana mu matwi, abaye urusaku mu matwi y'Uwiteka Imana. Amarira ni menshi. Mu nkiko z'iyi minsi abacamanza bahawe intebe za leta, numva bakwiye gutegura ese iyi ntebe twahawe nararire nkafata kuri bendera nkarahira, ubu ndimo ndakora koko? Si kampani ya se na nyina, ariko aracura urubanza uko ashaka, ntabwo bafite agahinda n'umushitsi. Ibi byose ari utabaye umugome utabaye n'utabawe, Imana yangu ngo bagiye gusitara bose, bazagwa ntawe uzarokoka. Niyo mbwira abantu barushye n'abaremerewe bari guca mu bintu nk'ibi ngibi ngo bakomere. Imana irabizi ko abantu babaye, Imana irabizi ko baca mu bintu bikomeye, Imana irabizi, irabireba, ariko burya ntabwo Imana ikora nk'umuntu, burya ari so wanyu ahita gutabara, umubyeyi ahita gutabara, ariko ntibikunda, hari ibintu bikorwa n'Imana ubwayo. Yambwe umuntu urengana, hari urengana n'uwo bafite isano, aho nari nkavuzeho, ufite ubushobozi ariko akarindagiza umuntu w'umukene kugira ngo munyage isambu, urumva, amunyage isambu, mwene wabo arara nabi, azi ko ashonje, ari amaraso ye, bagenzi banyu ntabwo uzagira amahoro. Ibyo Imana irabireba. Njye ni ikintu Imana yambwiye, guhumuriza abantu. Mbona mpumuriza abantu imitima bababaye kandi bakiri batoya. Yambwira abantu bakiri batoya, abahemukiwe na ba nyirarume, na ba se wabo, na ba nyina wabo, n'abaturanyi mu buryo butandukanye. Ngo ni mukomere, haleluya, ni mukomere. Abantu barashabuye hanze aha ngaha, abantu barabaye, urumva. Yajya no mu rubanza, ndahubwiza ukuri, umucamanza nta nubwo haguruka avuga ati kajya kureba uyu mwana, ese umuntu yaje kurega urimo kumutsindisha impapuro wenda z'impimbano, ko ntagiye no kureba Imana izaguca ku ntebe, kuko yakuyeho Nebukadinezari akajya kwisha mu ishyamba. Yesu ashimwe. Imana tugirire neza, kuko ibi bintu bibaye byinshi cyane mu isi, bibaye byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi kujyana kure cyane, nubwo ari ku isi yose, ariko iwacu mu Rwanda ni byinshi. Mbonye abantu benshi babaye, mbonye Imana imbwira guhuza abantu, ariko mu bantu ntabwo njye nabasha kumenya naho mutuye, naho muri, mbahoreje hano kuri iyi kamera, ndababona nimukomere. Mbasha kukubona nkakwegera, nagukomeza, mfite icyo nakumara nakikumarira, ariko mu gihe ntakuzi, ntanakugeraho, ndavuze ngo Imana igukomeze. Rira rwose, rira kuko ufite ibikuriza, ariko wongeye ugaruke, we kwanga Imana, we gutuka Imana, wongeye wiringira Imana, uvuga uti nubwo mbabaye, nzi ko Imana izi kandi izampoza. Kandi Imana izakwibuka, izaguhoza amarira, ntabwo uzahurira iteka. Iyo muntu babaye, haleluya, muntu ushonje, kandi mwene se arimo kurya haze, abijugunya akabijugunyira n'abatazi, abakozi bamukorera bararya bagahaga, abandi bagera mu rugo barahajya barya bagahaga, ariko wowe uri ahantu uhiciwe n'inzara. Ibi byose Imana irabizi, kandi Imana ihaguruka ntabwo izaceceka, izagutabara, izaguhaza. Impamvu ugihumeka nuko Imana hari umugambi mwiza igufiteho, kandi igiye kuzigutabare, igiye kuzikurengere, humura. Ndavuga ngo humura. Haleluya. Hari ijambo riri muri Yesaya 40, reka mane mvuge kuri Amosi, mane mvuge kuri aba bariganya n'abagome n'ibisambo, muri Amosi igice cya 14. Amosi
igice cya mbere umurongo wa 4. Amosi igice cya mbere umurongo wa 14. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nzakongeza oya umurongo wa 14. kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizabasha kwikiza, n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, n'impayamaguru ntizirokora, n'ugenda ku ifarashi nawe ntazabasha kwikiza. kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa, niko Uwiteka avuga. Haleluya, amen. abantu Imana ivugaho ni abantu bakomeye, niba abantu bari mu myanya ifata ibyemezo, baba bandi babesha abakozi bakabirukana, waba ushaka kwikuzaho kugotesha bene wabo, wigotesha abakobwa ashaka gusambanya, ibyo ngibyo akavana umuntu mu ntebe ye, yamureho icyaha akamubeshyera, agashakisha uko biri kose akamushinja icyaha atanakoze. Buriya nkubwire, iyo umuntu agushaka ntakubura, ntabwo yabura impamvu na ntoya agufatisha, ariko iyo mpamvu ntagufatisha Uwiteka Imana y'ingabo barayizi. kandi Imana irabaziye mwa bantu mwe, dore guhunga ntikuzabashobokera. Murahunga mu mitima yanyu mwicara muvuga muti ibi nabishoboye, kanaka namuhanguye namushoboye. Dore kabaye urugero, ujya kubona nko mu kigo mu myaka 2 abakozi batangiye sibo bagihari, kandi abasezera bagiye mu kandi kazi sibo benshi, nibo bakeya. Abenshi nabahakurwa n'amakimbirane, umuntu akaregwa ubusa akirukanwa. Nigeze kuba nkora ahantu mfite amahoro na chef mfite amahoro pe, iri private, ndaguteguje ko nta mahoro uzagira. Haleluya, amen. Bene data, niba abanye Kristo, iki kintu kirinde, witandukanye no guhemuka, kuko Imana izahana. kandi nta nubwo izahana kera, n'uyu munsi irahana. Aho mvugira hari nawe yahannye, n'ejo izahana, n'ejo yarahannye, kandi irakomeje ntabwo ihagaze. Ngo n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, urumva? N'impayamaguru ntizirokora, n'uzi kwiruka ntazirokora. Nuvuga ngo n'ufite ubushobozi bw'amafaranga bw'ubutunzi azatanga ruswa, wenda bazamukomvoka bamuhamagara kwitaba ahantu runaka kubw'ibyaha bye yigure, ako ntazigura kabiri. Niyo mpayamaguru iyo ngiyo itazirokora ntibizakunda. Wa muntu urenganya ntabwo uzirokora ngo bigukundire, ntabwo bizaguhira, kuko Imana ifite agahinda k'abantu babaza abandi. Amarira y'inzirakarengane, ababyeyi mwirukana mu kazi, abakobwa mwirukana mu kazi, undi mudasamba ntaga muha akazi. Ariko bagenze injyanga nkoze ni nyinshi rero muri leta, naho ni ibintu byinshi cyane. Ndimo umuyobozi umwe, haleluya, abambara minimo ndabajuje mugira ngo mubone akazi. Umva ko wambara mini, basiga iminwa na hano ibintu byose bigacana, hanyuma rero agiye icyamukoraho n'ibintu arimba bikorera mu office. Amina, haleluya. Umva nkubwire noneho umuko mbabwire yuko bakobwa mufite agakiza mwihangane kwambarira minwa mureke bashe kumubatega amatego y'amaguru yanyu. Ayo maguru twasumye hano ngo ni inyama n'amaraso, si umwuka. Aya maguru yagwinyo, kankubwiza ukuri, kandi n'ugwinyo ushaka ko ntazaba hari, uzaba uri wenyine, Imana ikujugunye. None hiro murokoreho ufite ibyago bikomeye cyane. Abisi bo barabyemerewe, ariko nabo niyoza ko abahura n'ibihano, ariko nibura n'uwisi kumupagani kuri mugenzi we umupagani, ibyo nta kibazo, bazagwira hamwe. Icyo byatubwiye ngo bose ngutabaye n'utabose bazasitara, ngo bazunama bazashinga amazuru, urumva? Yose Imana igivugiye. Ariko murokora ihangane, wowe ugeragezwa ihangane, mu kazi uragerageza nabizi ihangane. Niba kwimura senga Imana. Nyira aho ngaho uwo muntu Imana ari yereka kuri we, mbona arimo mbwira tuganira, ngo ndamusomera mubwira byinshi cyane. Nari ndamwana hagu kugende nakumvise, ngo ndabwira ubuyobozi ukomeye. Haciye icyumweru inama ya minisitiri mukuraho, kuko aragenda. Dufite imbaraga barokore mukomere, ugeragezwa mu kazi, ugeragezwa aho uri hose mukomere.
Imana izadutabara Haleluya. ntabwo ariko bizaguma yego nagize amahirwe uwo agenda vuba Imana iramutwara yabinyeretse ariko hari n'igitabo bikoreka kandi akagenda kandi hari igihe atanamujyana wenda akaba ari nawe uhava aho ukomera ntucike intege ntibitume ucumura ntibitume wiheba Imana izagutabara Imana iracyafite byinshi bike abihanganye Imana buriya ishaka ko twihangana kugeza ku gipimo ibona ko twihanganye koko izaduhemba yego Imana irahemba kandi rero ntabwo ari siyasa barakora ntabwo turi muri siyasa ntitwabuze aho tujya ntabwo turi muri siyasa Yesu Kristo ariho ijambo ratubwira mu Efeso 2:6 ngo twicaye mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru nubwo turi muri isi tugeragezwa ariko Yesu yamaze kutugeza mu ijuru mu buryo bw'umwuka twicaye mu buryo bw'umwuka mu ijuru nubwo tugeragezwa nubwo tubabazwa ariko duhishwa ibihe bizaza tugahishwa ibintu byinshi bya mwuka wera turabihishwa rwose n'ibizengurutse iby'ijuru tuvuga turabihishwa ariko icyo tuzi ni kimwe nuko twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka kandi ukuri Yesu yaravuze muri Yohana 17 ngo data wampaye narabarinzi ngo nta mwana wo kurimbuka ngo nta mwana ngo nta wabuze ngo cyetse umwana wo kurimbuka muba wampaye abakwizeye abakwiriye nta wabuze ngo cyetse umwana wo kurimbuka kandi make mbabwire ikintu kintangaza ntabwo ari siyasa haleluya ntabwo ari siyasa kuko ijambo tubwira ngo ni ukuri ngo kujya mu bwami bw'ijuru ngo byoroshye bikomeye kuruta uko ingamiya yakwinjira mu mwenge mu buzo bw'urushinge ariko si ijambo rirabeshya niyo mpamvu tugomba kwizera tukanirinda kugera kuri finali nuko kwinjira mu ijuru bigoye ntabwo ijuru ryo kuribatwa ni ijuru ryera rizagirwamo n'abihanganye kandi bera Yesu ashimwe Imana dutsindishije kandi dusohoze tunesha uyu mwaka w'abadayimoni tunesha uyu mwaka w'inzara n'ibigeragezo tunesha umwaka w'abaturega ibirego badushinja ibirego bitari byo turenga umwaka w'aturiganya abatwambura turenga umwaka w'ibyo byose Yesu yavuze ngo data wabo ariko batazi icyo bakora ntabwo babizi kuko iyo baza kubimenya bagabaye batinya Imana iyo tuvuga gutya turavuga rimwe na rimwe abarokore baguye ntabwo wenda banaguye wenda ntibagize banahagarara tujya twibeshya ngo baraguye ariko wenda ntibanahagaze cyangwa se wenda bagize guhagarara ko baragwa ariko babwire wowe murokore ugihanyanyaza wumva ushaka gukiranuka ihangane ijuru rirahari Yesu arahari Yesu aracyagutegereje kugira ngo uzatabaruka amahoro ijuru ntabwo tuzajyamo nta byondo bizayigeramo yewe nta binyoma nta mwanda ntaki bizagirwamo n'abihanganye ndashaka kuvuga abanyetorero bashumba ndashaka kuvuga abashumba ari umuhamagaro mugerageze guhagarara neza mugerageze kandi gushumba neza mwange ibizira kuri podium yanyu mukoreho ibizira kandi Imana ibafashe kandi umuntu nabagira inama y'ikintu yabonye mujye mwihangana mu cyumvire wenda niho Imana yashinye kunyuza nubwo uri umushumba ukaba ufite umwuka wenda wera mwinshi n'ubuhanuzi bwinshi kuruta wa muntu ariko nimwumvire nubwo muzabona ingororano nziza kuko mushobora kuba mubitse ibintu mutazi by'umwanda mutazi wa muntu agatinya kukubwira kuko abona utamwumva ariko wenda icyo Imana yamubwiye mwijya kumvira abo muyobora mwijya kumva ijwi ry'Imana rinyuze mu muyobora basa nk'abaciriritse mubumvire kuko buriya nawe afite ijambo Imana yamunyuzamo rikagukiza ikagutabara Imana yagutabariramo wa mushumba we wikwiringira ibyawe gusa wikwiringira ibyo Imana ikubwira wikwiringira amasengesho yawe gusa iringira n'abandi ugerageze atakubwira ibyiza wari bitakuroha ubyumvire impamvu bivuga ni iki nuko njye nanjye bashumba kenshi nkababwira ibintu Imana yanyerekaga kandi ubona bigoye bikomeye ariko ukabona ntafite gahunda yo kubihindura kandi mu by'ukuri buryo bw'iri umushumba ntabwo umubwira byose bashumba akambiberurije buryo nkubwira akantu gatoya mba nabonye bigari aho sinabikubwira kuko byaba bigoye no kubikubwira amatwi yawe
nshobora kukubona mu buryo bubi cyane ko mbona uhagaze nabi cyane simbikubwire nkakubwira byoroheje kugira ngo ndebe ko nabyo watinya tukabihindura ariko nimukomeza kwinangira Imana yo ntabwo itinze kubera yuko mwibeshye icyo mbasabira nuko mwakumvira Imana mugaca bugufi mugasubira ku isoko aho mwari muri mwihutiye gushaka gukira wenda kuko inzira irababaza no kwambara nabi birabaza mwihutiye gushaka kwambara neza no gushaka kurya neza vuba ariko bitagavuye ku biganza by'Uwiteka rwose mwongere muce bugufi mutakambira Imana mwihanira Imana ibababarire kuko mwarengereye mu gihe bitagabuye Imana yo mu ijuru itabateguriye kandi bafite umujinya nabagira inama ngo nimuce bugufi mwongere musubire ku isoko hahandi mwatangiriye murebe igikwiriye Imana yongere ibaze ko mu by'ukuri ivugane nawe yongeye kwishimira urugendo turimo ntabwo rworoshye kandi nta muhanga warwo nuyoboye intama nabi Imana iraza kubaza kuko iyo umuntu nk'uko umuvuyeho ntabwo abyemera akomeza kwindagiza abantu aho yakubwiye izo ntama urimo kuyobora nabi Imana izaza kubaza kandi niko ijambo ry'Imana tubwira ngo yewe abavura ingoma muzica hejuru we muzabona ishyano Uwiteka Imana azabahagurukira kandi azaceceka nazo ntazaceceka hari ijambo rindi haleluya 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 Imana yacu ntizaceceka kandi ni ukuri mwihangane yewe mwababazwa uko Imana ishaka mukomere mu Mwami Yesu azadutabara Imigani 19:17 haratubwira ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka Munyana 2:16 akavuga ngo uwishakira ubutunzi akarenganya umukene kandi uhongera abakire bose bazakena yego uwishakira ubutunzi akarenganya umukene n'uhongera abakire bose bazakena mbatangarize mwa bantu mwe mwabyegera mwebwe mu nzu y'Imana abatanga neza kugira ngo mugirirwe icyizere ugasanga niyo ukoze icyaha ntukomwaho ntawe kuvuga nkubwire ngo urimo tanga impongano kandi pastor azago nawe mwese muzagwana mwisi yo hanze itari mu nzu y'Imana rero umuntu ugura umukene ukagura isambu y'umukene ugatanga ruswa mu mudugudu mwisi bo mu mudugudu mu kagari cyangwa mu murenge aho hose ukagura umuntu ukamujugunya ukamunaga aho ukabishobora ukabigeraho yakubwiye yuko wowe uhaye ruswa nawe uyitanze mwese muzakena Imana izayibambura izabisubiza babandi bubashye Imana kandi niko ijambo ry'Imana tubwira ngo ibya pagane ibyo abanyabyaha hari ijambo byanditse ngo izabiha bubashye Uwiteka iryo jambo ahantu riri simibuka neza ariko rirahari ngo ibyo abakiranirwa Imana izabiha abubashye Imana bazabituramo sinzi iyo tekiniki sinzi niyo familia ariyo ariko bizabaho ntabwo Imana ibeshya haleluya mu by'ukuri gira ikintu naje kuvuga hano naje kubwira abantu bashonje abantu bababaye bababajwe n'umuntu yuko Imana igiye kubarengera bihangane Imana izabatabara kandi bidatinze kuko baba ngo abagate 6 mu 8 haba ngo ubira mu mubiri we muri uwo mubiri niho azasarura kubora ntiducogore gukora ibyiza kuko ababira mu mubiri bagiye bazagwa inyo kandi abihangana kubabara kose Imana izabongera imbaraga kandi kababwiza ukuri hagiye uriya muntu usenga ukajyana apfuye umunsi ukabona apfuye umunsi ukabona ntariho ukabona ariko ntago bazapfa ngo dutungishije benshi ngo nubwo twenda gupfa aho dutungishije benshi niko ijambo ry'Imana rivuga haleluya rero wa muntu we ubira mu mubiri muri wo ntuzasaba kubura rero nagira inama abantu bazi gukora ibyiza bacogoye ngo bongere bahagurutse imbaraga zo gukora ibyiza ntibacogore kuko Imana izahemba Imana izatabara
ndayabatangarize mwa bantu mwe mugura abandi mukabacucura rwose mukamaho twabo. Imana izabasubizamo imbaraga, bazakomera kandi bazahabwa byose ibyo wamunyaze. Imana izamushumbusha, ntabwo Imana izamurekera aho ngaho. Haleluya. Amen. Jewe ndimo ndakomeza abantu babaye, ndakomeza abantu umuntu ukeneye uyu munsi akeneshejwe n'uwakamukijije, ndakomeza umuntu wambuye ibye, ndakomeza umuntu ushonje, ndakomeza umuntu wambaye ubusa, ndakomeza umuntu wambuye inzu ye akaba ari hanze, ndakomeza umuntu uri mu buzima bushaririye, ndakomeza umuto n'umukuru, yewe umuntu aho uri hose, ndakomeza umugore watawe n'umugabo, ndakomeza umugabo watawe n'umugore akanakunyaga ibyawe, ndakomeza umwana watawe n'ababyeyi, ndakomeza buri muntu mu ruhande rwe. Uwakurenganyije Imana igiye kumuhagurukira kandi izamunyaga, kandi abo bafatanyije nta muntu undi ukora icyaha wenyine, abo yatanze two kugura bose bazasitarana n'uwayiriye. Haleluya. Imana tugire neza, Imana turinde gucika intege, Imana turinde gucika mu rugendo turimo. Ibitunaniza ni byinshi mu rugendo, ibishaka kuducogoza ni byinshi, ariko Yesu tubereye maso. Nidukomere. Umwami Yesu ari ku ngoma, ntabwo atugoye, ntabwo yatwibagiwe, nta nubwo ahumirije, aratureba. Niyo mpamvu tugihumeka, turacyahumeka. Ubwo ugihumeka humura, Imana izakurinda. Ubwo ugihumeka humura, Imana izagukomeza. Ubwo ugihumeka humura, Imana izagutuza heza. Ubwo ugihumeka humura, Imana izaguha urubyaro. Ubwo ugihumeka humura, Imana izakugira neza, abana bazabagirira neza, ni ukuri Imana izaguhumuriza. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru itugire neza. Bantu bacitse intege mu buryo butandukanye, bantu murenganywa, Imana irabazi kandi izabagirira neza. Yesaya 40 haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Haleluya. Amen. Kandi abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Haleluya. Hari ahantu muri Yeremiya 44:2, Yeremiya 44:2, Abayuda bamaze kuvanwa i Babuloni bari mu gihugu cy'ubunyage, babwiye Yeremiya ngo twingingire Uwiteka wumve icyo tubwira, dukeneye kumva imvugo y'Imana. Hanyuma akeneye imvugo y'Imana, ashaka Imana yamuhumuriza, ariko kuko afite umutima w'intagondwa n'iki Imana ivuze ntacyemera. Babwiye Yeremiya muri 44:15, no 44:15, twasome gato turebe. Yeremiya 44. Abantu ni abantu barenganya abandi, ariko bakagira igihe bibwira bati ariko ko narinzi Imana, ko nzi ko Imana wa mugani hana uwahindukira hava mu mabi atunganya inzira zanjye. Yesu ashimwe. Amen. Ariko rero ndagiye guhomba bikanga. Haba ngo 15, ngo maze abantu bose bari bazi ko abagore babo basereza izindi mana imibavu, n'abandi bagore bari bahagaze aho iteraniro rinini. Maze abantu bose bari bazi ko abagore babo basereza izindi mana imibavu, n'abandi bagore bari bahagaze aho ngaho bari iteraniro rinini, ndetse abantu bose batuye mu gihugu cya Egiputa Ipatirosi basubiza Yeremiya bati, ubwo bari bamubwira bati watubarije Imana yawe icyo twakora. Niko abantu bapagani hanze bameze rero, abakristo b'abapagani badakizwa. Ashaka gukizwa akaryoherwa n'iby'ubuntu, akaryoherwa n'ibintu atakoreye, agashaka kurya ibyo atavunikiye. Abakristo b'abapagani badashaka gukizwa neza, arashaka kwambara neza, arashaka kurya iby'ubuntu, arashaka kubeshya kugira ngo abone ko yajya kabiri. Nuko Yeremiya abasengera, abaza Imana, Imana imubwira icyo
ibabwiye ajya kukibabwira. Baramuze bati ntabwo tuzakumvira mu byo tubatubwiye. Ubu ukuntu abakora uyu munsi bateye, ntabwo tuzakumvira pastor, ntabwo tuzakumvira mu butumwa we, ntabwo tuzakumvira wa mujyanama wo mu rusengero, wawe ugira abanyanama, ntituzakumvira mu byo tubwiye mu izina ry'Uwiteka byose. Urumva? Ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose ryavuye mu kanwa kacu ryo kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, nk'uko twagenje twe n'abasokuza n'abami bacu n'ibikomangoma byacu tukiri mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu. Ankubwire bakiri abapagane batarakizwa, bakiriyo ibyo bakwaga byose ntibashaka kubivirira, ntabwo bashaka ibyo Uwiteka avuga ntibabishaka. Ni urusaku mu matwi yabo, gukiranuka biranze. Mu by'ukuri mbabwiza ukuri, abakristo benshi bararushye, barashaka indonke zitavuye ku Mana, barashaka guhuguza no kunyaga, barashaka kwiba no gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, barashaka kwidahira, kudaha hirya no hino, kandi bisaba bitanga barahari. Hari umuntu numva ngo ni impano y'Imana, asigaye yicaza n'abantu bita ngo ni abapasiteri, akaba koresha ibintu utanya ngo ni ibiki. Ese biriya ntiwambwira biriya ni ibiki buriya? Abantu ngo bavuye mu kabari, abantu ngo bavuye muri za karande z'iwabo bajya bakorera Imana, ariko uyu munsi kuko ubukene bwabakubise bashaka amafaranga bajya mu nzira zidashobotse, mu nzira zidashoboka. Ntigutangwa impano y'Imana uvuga ngo 636 ukayivuga uri pasiteri kamabwiza ukuri cyangwa umuvuga butumwa. Nabonye ko isi irangiye, nabonye ko isi igeze habi, ariko abo rero ntabwo bashobora kumvira Imana. Barashaka Imana ko basenzeho mu buryo bw'Umwuka Wera, ariko ntibashobora kugumayo kuko inda yababaye nini, ntibishoboka. Bazarya amafaranga yose nubwo yaba ari kuzimu, bazarya kuko bakeneye kurya, bakeneye kwambara neza, bakeneye guhitinga. Urumva? Bakeneye hiti. Rero navuga ngo bene data muhitinge muzi ko muzapejo mukajya muri Gehenomu. Gehenomu irasamye. Icyo nabagiraho inama ni kimwe, nabavuga ngo mugarukira aho ngaho n'ukuri, mushaka amaso y'Uwiteka, mwongere muhindukire kuko Imana yije guhana, kandi buri munsi irahana. Nta nubwo ije guhana uyu munsi ga, buri munsi irahana. Buri muntu ahanwa ukwe, ahanwa igihe cye, bimugeraho ukwe ntiwanayimenye. Ntabwo izahana kera n'ubundi irahana. Imana mu ijuru tubabare rero, iduhe imbaraga rwose, dukomere mu rugendo turimo, tuzabashe kugera aho dusiganirwa, kuko ngo urugendo n'intwarane kuko intwari zamaze kunanirwa. Rero ndatamye ko dutwarane, dutwaze, dukomere, ibidukomeretsa tubirenze amaso, ibitumenetse tubirenze amaso, iyo tubeshyirwa tubirenze amaso, Uwiteka azaturengera. Umunsi mubi aho babona bikomeye, ni ukuri umuntu wubashye Uwiteka azarindwa, azaba amahoro, ibikomangoma bizasitara tubireba, bizagwana ngo n'abatabaye. Mweke dukomere mu rugendo, haleluya, kuko Imana yamwijije gutabara, kandi ntabwo izeceka n'ukuri neza, izaturengera. Umwami wese abahe umugisha, bene data barushye n'abaremerewe, imfubyi, bapfakazi, buri muntu wese mu ruhande rwe, uwarenganyijwe, wambuwe, ubabajwe mu buryo bwose, mukomere. Ni Imana yantumyeho, ni mu Imana yantumyeho ngo mbabwire ngo nimukomere. Abatawe inyuma, abashubijwe inyuma, mwihangane. Yesu ari ku ngoma, aje kudutabara. Ndabahumuriza nanjye nihumuriza, ufite ikikwaje nanjye tukimbabaje, Uwiteka Imana aje kudutabara, nimukomere nimuhumure, ntabwo azaceceka ni ukuri, kandi niko ijambo ryatubwiye hano ngo nazo ntabwo azaceceka. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, dukomere, dusenge, kandi dusenge ubudasiba kugira ngo tugire imbaraga zo gukomeza urugendo, ko ntabwo rworoshye. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amina. Amen. Reka tugushimire namwe, Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubagura. Nimba nta bundi butumwa mwongeraho, tugiye kubasaba mutange nimero zanyu za telefone, bashobora kuba bakwifuza ko kubavugisha, akeneye impuguro zitandukanye, mukaba mwamugira inama, mumaze amara gutanga nimero za telefone, musengere abantu b'Imana. Kareba telefone yanjye ni 0788 46 17 22. Ni ukuri uwumva ushobewe, ushavuye, twaganira, nagukomeza,
ni impano Imana yampaye rwose njye buriya ntabwo nyenda mu bantu bakomeye cyane, nkunda ibikomeye, nkunda n'ibyiza, ariko Imana yampaye umuhamagaro w'abantu bananiwe barushye rwose, kandi ni ibintu bimaze iminsi, hari abo tubiziranyeho, yego Imana irabinshoboza kandi nkabikora. Haleluya. Imana ibakomeze kandi bahire mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kubaha Imana. Aya magambo Uwiteka Imana mvugiye hano sindi uwa mbere, ntabwo ndi uwa nyuma. Hagiye tunibwira tuti umuntu aravuga iki ko benshi bayavuze, ariko ni ukuri Imana iyo ukomeje kubwira umuntu ngo bivuge haba hari impamvu. Haleluya. Ndagushima Yesu ko ntambukije ibyo wambwiye kuvuga. Ndagushima ko Uwiteka Imana message uko wayimpaye ko nyitanze. Ndagushima Uwiteka Imana ko hari benshi bagiye gufatwa no guhumurizwa, kandi Uwiteka nyakubaha Imana nsengera abantu banushye n'abaremere kugira ngo bakomere mu rugendo. Ni benshi barahari pe, ariko Imana yo mu ijuru nibakomeze mu rugendo. Uwiteka nyakubaha Imana, komeza amabatentebutse, komeza imitima irushye, komeza abaremerewe mu buryo butandukanye, komeza abarushye n'abaremerewe Uwiteka Imana mu buryo bwose, kuko urabishoboye Mana. Dukomeze mu rugendo Uwiteka, arenga muri isi iwacu, tuzahava mu gihe gikwiriye, tuzahava, ariko dukomere tuzahave nta munsi utumutseho. Imana iturengere mu izina rya Yesu Kristo, bikomeze abashavura bose n'abarushye n'abaremerewe. Mana nanjye niwantumyeho nibo ndimo gukomeza, kandi mbwiranye kubaha Imana abarokora bamenye Imana, mwirinde gushavuza bene so, mwirinde kunaniza bene so mu rugendo, mwirinde kubatera gucumura, mwirinde kubashavuza. Yemwe bakomeye, yemwe bakomeye, mufite mwashavuje, mwongere mubasubireho, mubuhe buri muntu icyo agomba kimuhe, icyo umugomba kimuhe. Niba urukundo rumuhe, niba ubutunzi umubyoze umusubize. Imana ibagirire neza, Imana itazabarakariwe cyane, kuko guhana kw'Imana irahana kandi irabishoboye. Haleluya. Imana yo mu ijuru itugire neza, kandi ndasengera buri wese Uwiteka uri mu rugendo ushaka gukizwa nakomere mu rugendo, ye kunanizwa n'abacumuye, ye kunanizwa n'abakore bakoze ibyaha, ye kunanizwa n'umurokore wamwambuye, ye kunanizwa n'umurokore wamuhemukiye, akomeze mu rugendo ko Imana ari umuntu ku giti cye. Haleluya. Imana iyo umuntu ntawe uzagera mu ijuru n'undi, buri muntu azibarizwa ibye. Uwiteka Imana turengere mu rugendo turimo, kandi dutsindishirize ibicaniro byose kugira ngo tubashe kuzagera aho dusiganirwa. Uwiteka duha imbaraga, utindi bicantege ni ukuri ko ni byinshi tubasha kujya aho dusiganirwa. Icyo ni icy'Uwiteka. Rero turagushimye kandi tukwinginga udushoboze urugendo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.